yapfushije toni 109 bitewe n'uko habayeho mu kiyaga cya Muhazi aho yororera kwihinduranya kw'amazi bikunze kuba mu ijoro bikazamura icyo bwita za alge cyangwa se n'imyanda y'ibyatsi navuga iza igahita imaramo oxygene amafi ahumeka, hanyuma hagahita hapfa amafi menshi bihereye ku mafi makuru. Nicyo cyabaye kuri uwo mworozi. Ubundi cyane cyane biterwa n'ubucucike wenda bwa za kareremba zegeranye, imwe idahanye umwanya munini n'iyindi, noneho wenda bikaba byanaterwa nanone n'ubujyakuzimu bw'aho za kareremba ziri. Buriya ikiyaga cya Muhazi ubujyakuzimu bwacyo burebure ni metero 16. Ubundi tuvuga yuko kareremba zakakwiye kuba zijya nibura ahantu hari ubujyakuzimu bwa metero 8. Ubu rero ubwo izuba ryatangiye gucana ushobora gusanga wenda aho izo za kareremba zari ziri wenda byari bitangiye ubwo bujyakuzimu butangiye kugabanuka. Akenshi biterwa nyine n'iyo fenomene yo kwihinduranya kw'amazi mu kiyaga hashakwa za oxygene, ibyo bita algae bloom. Noneho iyo algae yaza igahita imaramo oxygene amafi akabura icyo ahumeka. Akenshi ubu ngubu muri Muhazi tumaze kubibona kabiri, kugira ngo n'umwaka ushize hari byari byabaye. Ubundi ntabwo twari dukunze kubibona, ariko n'umwaka ushize byarabaye. Ubu ngubu nabwo tugize ibyago biba mu gace kamwe, ariko noneho kandi bikaba n'injoro, cyane cyane bikunze kuba n'injoro kubera yuko niho izo za algae n'utwatsi tumeze nk'ubudodo tuba mu mazi turimo turespira, natwo tuba dushaka oxygene n'amafi ayishaka. Noneho bigasa naho utwo twa algae turwanira oxygene n'amafi, kuko buriya ibyatsi ku manywa birekura oxygene bigafata CO2, n'inzoro nabyo bigafata oxygene cyo kimwe n'ibindi binyabuzima bikenera oxygene. So impamvu biba n'injoro nuko izo algae ndetse n'amafi biba bimeze nk'ibirimo birwanira oxygene. Icyo rero tugira aborozi ho inama, icya mbere ni ugushyira kareremba zabo ahari ubujyakuzimu buhagije kandi hari na oxygene ihagije, hatarimo ibitaka cyane cyangwa ibyondo cyangwa hafi cyane y'inkombe aho hashobora nko kuza ibitaka cyangwa iki bigahita byanduza amazi. Ikindi ni byiza ko basiga umwanya uhagije hagati ya kareremba n'indi kugira ngo zidacuranwa umwuka wa oxygene w'amazi. Ubundi aborozi babimenyereye baba bafite utwuma dupima za oxygene, ariko n'amazi arimo oxygene ubundi aborozi babimenyereye barayabona. Ikigenderewe cyane cyane wenda twabwira aborozi ni ukujya basura za kaje zabo kenshi, bakagenda bareba. Kandi noneho amafi yamaze kugera nko ku magarama hafi 500 bagatangira bakayaroba, kuko iyo atinzemo niyo ya mbere agira ibyago byinshi byo gupfa.